uyu mugabo yari afite amazu atari make hano muri kano gace, agiye kutubwira uko byagenze, cyane ko twebwe tuje hano batubwira ko umugore wamaze kwitaba Imana. Reka atangire atwibwira. Twanamvukiye Jere. Nari ntuye hano haruguru nyine, urabona badusenyeye, bakimara kudusenyera umugore kubyakira biranga, birangije asenya inzu ya mbere, bageze ku ya kabiri ahita agwa muri koma, ageze kwa muganga agwayo. Ni ukuvuga ko umugore yitabye Imana kubera ko yananiwe kwakira ibyabaye. Yego. Mwarimo byaranye abana bangahe? Babiri. Abana babiri. Umukuru afite imyaka ingahe? 7. Wababwira iki, wabasaba iki? Mbega tubwire ubuzima ukuri kubitekereza nyuma y'ibi. Mva biragoye kubyakira, ni ibintu utapfa kumva nawe. Mu by'ukuri nawe uko ubireba nawe niba wabyakira simbizi. Gusa nyine leta ko yatekereje kudusenyera, ubwo twayisaba n'ubufasha n'undi muntu wese. Babasenyeye, ubundi byatangiye gute kugira ngo babasenyere? Ntabwo wamenya leta iby'ibitekereza. Haruguru hariya hari abantu bari batuye ahantu barahubatse itiyo y'amazi iraturika, ituritse irajwenga, hanyuma amazi ajya mu gikuta, akavura kaguye rero biza kubagwaho. Ubwo nibwo rwitwazo nabonye leta yakoresheje. Muri make icyo kibazo cyabaye nicyo cyatumye imiryango, ni nk'imiryango igira nko muri ngahe uko bireba iri muri kino kibazo? Abantu twari dutuye hano twarengaga nk'igihumbi. Mwari abantu mugera mu gihumbi? Nawe cyo ni gikeya ngereranyije. Ubu se babasenyeye, tubasanze mwebwe hano kandi mwarimo hafite amazu. Mwarimo hafite amazu angahe? Ibikorwa mwarimo ufite hano bingana iki? Mva sinabishyira mu gaciro, ni byinshi. Rebe nawe ibintu byatuma umuntu areba agahamuka agahita apfa. Ikibazo dufite, urabona baraje baradusura batutegeka kubaka amaruhurura, turagenda tujya mu makaredi twubaka ruhurura. Mu by'ukuri ahantu twari dutuye nta kibazo kindi cyari gihari. Tukimara kubaka rero, tukimara kubaka za ruhurura, ubwo ni leta yaje irabidutegeka. Ikibazo gihari nk'uyu mugabo uri aha hirya, nta n'iminsi 3 yari ashize yubatse. Nanjye gatoya hirya nta n'iminsi ingahe yari ishize. Ikibazo leta ni uko idushoye mu makeredi tukarangiza, n'abacu turababuze. N'ubundi badusenyeye bitwaje yuko ari abo bapfuye, none n'abandi n'ubundi natwe turapfushije kandi tutishwe n'ibyo bitwaza. Biragoye mbese. Nibyo nari ngiye kukubaza. Birumvikana ko n'iyo nzu yasenyutse, ni inzu yasenyutse cyangwa ni igikuta cyabagwiriye cyari cyubatse hejuru y'inzu. Icyo gikuta cyari cyubatse hejuru, nicyo cyagwiriye inzu. Nicyo cyagwiriye, ntabwo ari iyo nzu yasenyutse ubwayo. Nicyo gikuta cyayihiritse. Bituma umuryango n'ayo mazi ugizeho ingaruka. Hanyuma rero wababwira nimero yawe, icyo bagufasha cyane cyane, nayo ukabaha nimero yawe kugira ngo bashobore kukubona bagutabare. Ushobora kuba yamfasha yashyira kuri 078 13 56 62 8. Hari ikindi kintu gishoboka uri gutekereza muri kano kanya
icyo ugiye gukora ubu ngubu? ikurikiye ni ukujya gushyingura umuntu wanjye nyine madamu wanjye urabona nyine twategereje abantu bo mu ntara dushaka nyine n'ubufasha urabona nta muntu wahita abona ibintu byose gushaka amafaranga ya maroge gushaka amafaranga y'irimbi no gushaka hanyuma se ko byabaye n'ibindi byose yabaye hano nta kintu leta iri gutekereza ko yagufasha mu bijyanye no gushyingura? bahageze leta zahageze kare nanjye ntabwo nari meze nabi ntabwo nari meze neza mvuye kwa muganga impapuro ngiziriya nta bitekerezo bindi nta bintu nashoboye gukominikana nanjye ntabwo nyine meze neza. nakibaza ku bana bari bagiye gutangira n'igihe cy'amashuri cyari kigeze umbwiye ko umwana mukuru yari afite imyaka 7 birumvikana ko yigaga. Yego. Ubu byo biri bugende gute? Mufite gahunda yo kwerekeza he nyuma y'uko muva hano? nta gitekerezo nari nagira simbizi ko hari abo bivugwa ko bimuwe bakajya kujyanwa ahantu runaka, ayo makuru yaba ariyo? ntabwo mbizi kubera ko bansenyera banyujijemo n'imashini utu tubati n'utwo narokoye n'ubundi nta kintu na kimwe narokoye. Muri make baraje n'ibyari birimo byose barasenya? Yego, utu ngutu turi kubona hano twari turi mu yindi nzu mbese. Reka tukubwire ukomeze wihangane, wenda abadukurikiye nabo baraza kugira icyo baza kudufasha mu gihe turaba tumaze gukora iyi. Sawa murakoze. Nk'uko mubireba uyu ni mukuru w'uyu mugabo Kazungu wagize ibyago. Tubasanze nabo hano ku kiriyo aho nyine bari mu matongo, ntabwo navuga ngo bari ahantu hatekanye. Nk'uko mubireba inyuma hari abantu bari mu mirimo isanzwe nk'iyo bakorera mu ngo. Turagira atubwire uko iki kibazo cyatangiye n'uko cyarangiye. Ikibazo cyatangiye ku wa 4, baraza badusanga mu mago baratubwira ngo nitujye kuryama ruguru ku badive, turarayo. Bukeye mu gitondo baratubwira ngo saa 8 nta muntu bashaka mu nzu. Uko baraje saa 8 twagiye kubona tubona agatripurare raje irasenya amazu. Ubwo umuntu yarwanaga kuraho utubati cyangwa se utwugi. Nibwo muri umuna wanjye ubona yaje acumbitse ibintu hano, nanjye byanjye biri hariya hirya mu ishyamba. Amaze kuyicumbikisha hano, umugore we yahise agira ikibazo, tumujyana kwa muganga ejo. Mu isaha imwe bari batubwiye ko apfuye. Urumva kugusenyera umugore agapfa byabaye ibibazo kuko umugabo kubyumva byanze. Biba ngombwa ko mbiransiza tujya ku Muhima, nabo bagira ibyo imiti bamuha. Tugize amahirwe tubona agarutse mu bumuntu nawe kuko yari mu mpfu mu bandi. No kuvuga ngo rero ubu tugiye tuvugana aka kanya aho duhagaze aha, icyo tugiye gukora tugiye kureba uburyo twashyingura, nta kindi ibindi turi mu matongo nyine urabibona aho ibintu birunze. Nta bindi turi gutekereza, icyo tubanza gutekereza no kubanza gushyingura mu mubyeyi, ibindi ubwo turareba uko bigenda nyuma. Hanyuma se uko mwarebaga hano mwari mutuye, mwe mwabonaga ari mu manegeka koko? Arega nubwo wenda tubara leta ngo itekerereza abantu nibyo, sava iba yatekerereje nibyo, ariko yakagombye gufata umwanya ikavuga ati ese aba bantu ngiye gukura ha ku wa 4 ku wa 5 abantu ni mugende, ibyo bintu umva umuntu yajya hehe? Bakagombye kuvuga bati wenda tubaha amezi 2 ngo ni mwite cyangwa 3 mwitegure muwe mugiye nk'ayo mezi umuntu tuzasanga ari bizaba ikibazo. Bababwira ko mugiye kuva, urumva mwabimenye ku wa 4 basenya ku wa 5, urumva nta n'amasaha 20 nta masaha 28 arimo. Hanyuma se bababwiraga ko baberekeza hehe? Hahehe se nyine kwa tuvuga ngo nitugende. Nabonye abana bamwe bagandagaye hano mu mashyamba, nashoboka ko ariho banaraye wenda sinzi. Bahamaze iminsi 2, hari abamaze 3 kuva ku wa 4, hari bari mu ishyamba bose.
hari n'abana baba baburanye n'ababyeyi mwaba muzi mo hano muri kano kanya. none se bataburana, hari n'abagore bari gutandukana n'abagabo, umugabo akamubwira ati tugende, umugabo akamubwira ati ngiye sindagenda, umugabo ati ngende. Ni ukuvuga ngo sinzi uko nabikubwira, byaducanze. Umugore ari guta umugabo akagenda, umugabo ari guta abana. Ubu se ko twari tumaze kwishyura amashuri, hari akariyeri tuzi ko abana bazajya ku ishuri. Nari maze kwishyura umukobwa wanjye segonderi, nzi ngo azajya ku ishuri. Ubu se azajyayo cyangwa bizagenda gute? Ubu ntabwo bajya kuba umukobwa araba indaya, yaragize mu 5 segonderi, sajya kuba indaya. None se nzabigenza gute? Umuhungu sajya kwa mayiwo, none se ariga gute? Ntabwo biri bukunde. Ubwo ndumva rero ibintu byaducanze, twebwe ntabwo twabona icyo tuvuga. Gusa icyo dukurikiranye twebwe tubanza gukora ni ukujya gushyingura uyu muntu, umugore murumuna wanjye, twava kumushyingura. Ubwo ibindi turabireba nyuma. Ubwo niba tugomeza kuba mu ishyamba ntabwo tubizi. Reka tubabwire mukomeze mwihangane. Nakundi turihangana. Uyu nawe n'undi mugabo dusanze hano kuri Kiriyo, aho uyu mudamu yamaze kwitaba Imana, amaze kubona ibimaze kuba hano, uko basenyaga kubyakira byamunaniye, bigeraho ava mu buzima. Ubu ntabwo ari mu buzima, niyo mpamvu turi hano ku Kiriyo. Mu kanya nyine bari burashyingura, ariko siwe byagizeho ingaruka gusa, kuko n'aba dusanze hano ku Kiriyo hari ibibazo bahuye nabyo. Watangira kwibwira. Nitwa Iradukunda Beni. Iradukunda Beni, rero wowe ibi bintu byakugizeho izihe ngaruka? Ibi bintu byangizeho ingaruka zikomeye. Nk'ubu ku wa gatanu nari nagiye mu kazi, umugore amamagara ambwira ngo babahaye amasaha niba ari 12, nari ndi mu ntara. Ubwo narateze nje ku wa kane, nje nsanga ibintu babiheretse. Ubu ngubu n'umugore n'umwana wanjye ntabwo nzi ahantu baherereye kugeza izi saha. Nta na telefone afite ku buryo uri kumenya amakuru ye? Nta na telefone afite, nanjye niyo mfite iri ku manege. Kurumva ndacyari hanze, ndara hanze. Ubu muri make mwatandukanye, umuryango wanyu watandukanye, nta n'umwe kuva ku wa kane wari wavugisha undi. Wari ufite abana bangahe? Mfite umudamu n'umwana umwe w'amezi 5. Birashoboka ko hari n'abandi wenda tudashoboye kuvugana nabo bagize ibibazo nk'ibyawe kubera iki gikorwa cyo kubasenyera cyabaye. Mwebwe muri gutegura iki nyuma y'ibi? Kubera ko nyuma y'ibi ngibi nta kindi twakora, ni ugushakaho kwerekera, nubwo ntawo dufite. Ubu nanjye ubwanjye mu mutwe ndumva ntameze neza, ntabwo ndamenya aho nerekera. Ndi kurara mu ishyamba nyine. Ubu muri kurara mu ishyamba? Reka twebwe ukomeze wihangane. Murakoze.